Ndatekereza neza ko umeze neza kandi uri amahoro. Ndagushimiye wowe ukurikiye Burashari TV. Wowe wakoze subscribe uri inshuti magara. Imana izaguha umugisha. Icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka uwo ushaka muzabane neza. Nawe niba ukigera kuri Burashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora comment kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Aka ni ka kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Nk'ibisanzwe imikoro ni Burashari Niyigena Emmanuel. Uwo ni wenge. We bakwita dukurikiye Burashari TV. Aka kanya ukaba uri kubona imodoka zitandukanye, imodoka z'umuturika. Aka kanya ukaba uri kubona Levafone va model 2003 automatique ku mafaranga 8,500,000. Ni ukuvuga ngo 8,500,000 urabasha kuba wagiye gukana. Nk'iyi ngiyi uko uyibona, urabona ikizu cyayo, urakibona ukuntu gihagaze, ifite amapine mashyashya, urabona faka, ubona ko ari akantu k'inyuma, kakwereka yuko iba ikomeye cyane, urayibona kariya kantu. Ni ukuvuga ngo iyindi modoka ije igasekura hano inyuma, iyo niyo yangirika, iyawe igakomeza ari original, igakomeza ikigenda, ukamubaza ati ariko byagenze bite? Ni wowe ukugonze, yarangiza ukamubaza ati ariko ubundi byagenze bite? Yesu kavuga ati genda rwose ujye gukoresha imodoka yawe. Niyo mpamvu bakubwira ngo iyi modoka ni umuturika, ni 2003 automatique nziza cyane ku mafaranga 8,500,000 urabasha kuba wayegukana. Ni 2003 niwo mwaka wayo, irashaka amafaranga 8,500,000. ni ukuvuga ngo ni amafaranga make cyane muvandimwe. Aya ni amafaranga make cyane ushobora kugura imodoka nk'iyi ngiyi, ubona ko izahora mu ntekerezo zawe. Ubundi hari ikintu ugomba kubanza ukareba iyo ugiye kugura imodoka. Ndagira ngo nkubwire ikintu kimwe uzakoresha niba ujya kugura imodoka, ukagura imodoka ntahari. Ukagura imodoka ntahari, uzabanza urebe ko imodoka ifite contrat assurance umwaka wose, cyangwa niyo yaba ari amezi atari munsi ya 6. Ubanza urebe ngo ifite moteri nziza, ubanza urebe ko ifite ikizu cyiza, ubanza urebe none ucishemo amaso indani, ubanza urebe ngo imbere bimeze bite rero. Ahangaha rero nta kintu uzigira rwose ubura kuri Burashari TV. Burashari TV ni itangira ikaba n'iherezo. Burashari TV ni iy'agaciro kuri wowe ndetse no ku muryango wawe. Uzumva byinshi kuri Burashari TV, bimwe bikore ku mutima, ibindi bikore mu bwonko, ariko ibyinshi bizagusigira isomo mu buzima bwawe, byinshi bizagusigira isomo. Nitwe dutunganya isa twatumemo kuri 98%. Barakwereka imodoka nyinshi cyane. Ahantu uherereye hose ukaba ufite imodoka ugurisha cyangwa ukaba ushaka kugura imodoka, ntuze kuba wacikwa. Nakoze icyo nagomba gukora, nkuzana kuri Burashari TV, ariko ni wowe wakoze iby'agaciro, wowe wakoze subscribe, ugakora share, ugakora comment. Ni ukuri mpamvu nkubwira ngo uri inshuti magara, ntuze kuba wacikwa rero. Ahangaha urahasanga imodoka nyinshi zitandukanye, ariko kandi niba ufite imodoka ugurisha hejuru, ukaba ufite imodoka ugurisha rwose, ntuze gucika. Umuhamagare kuri 0788474423, cyangwa niba ushaka kuyigura ni 0788474423. hanyuma imodoka yawe tukayishyira ku isoko, cyangwa natwe tukaba twaguha imodoka nziza izahora mu ntekerezo zawe. Uyirebe neza, uyitegereze. Uraza kuhasanga imodoka nyinshi kandi zitandukanye, imodoka zitandukanye cyane. Aba Burashari mwese, ese koko nawe uri mu Burashari? Ubundi kuba Burashari ntabwo ari ikintu kigoye. Niba ntereka imodoka ku isoko ukayibona ku gihe, ubwo nyine nawe uri mu Burashari. Uri mu Burashari cyane. Barakwereka inyuma hayo, bakwereka imbere hayo, ntuze ko wacika. Iyi modoka ni nshyashya, yarashaka kuyigurisha ku buryo bwihuse cyane. Ntabwo ngo 8,500,000 akazi kararangira. Umwaka wayo ni 2003, niyo wayifunukurije, niyo wayivaniye i Burayi bro.
waba warigeze ushaka imodoka ukayibura, hanyuma ukumva bigutwaye umwanya munini, ukumva birimo birakuzengereza. Wowe ntuzagire ikibazo nubona wageze kuri Brasha TV, uzacyura umunsi umwe. Ariko ubundi iyo ugiye kugura imodoka ugendera, hari ikintu nshaka kugira amabwire. Iyo ugiye kugura imodoka ni ibiki ubanza ukareba kugira ngo ubashe kuba wagura imodoka nziza. Ndagira ngo uhishurire cyangwa nk'amabanga ashoboka y'uburyo ushobora kugura imodoka nziza kandi ukayigura y'umuturika y'agatangaza kandi bitakuvuniye cyane. Ingingo ya mbere cyangwa ikintu cya mbere uzareba nujya kugura imodoka, uzabanza urebe moteri yayo uyitegereze neza. Nujya kugura imodoka ntahari, uzabanza umenye ngo moteri yayo ni nzima. Icya kabiri, ubanza urebe ikizu cyangwa kiriya kintu cy'inyuma y'imodoka, ubanza ukitegereze umenye ngo ntago yigeze igwa. Nk'iyi ngiyi barakwereka saro yayo, nurangiza ucishe mo imbere urebe saro uyitegereze, umenye ngo iyi saro ni nziza, ntago yigeze ipfukagurika. Ubirebe neza ubyitegereze, nusanga ibyo byose byuzuye ntuzajye ikibazo. Ikiri cya kangahe, umenye ngo ifite control assurance byibuza umwaka wose. Niba atari umwaka wose, ariko ukamenya ngo ifite control na assurance. Nubona ibyuzuye ntuzajye ikibazo cyo gufata umwanzuro, uzafata umwanzuro ube wayishyura. Nk'iyi barakwereka salo yawe, iyi ni radiyo, iriya ni radiyo, aha ni kuri vura. Ibi byose nk'uko uyibona ni nshyashya, baba bikwereka nyine ukamenya uburyo ni nshyashya. Ahangaha ni ahantu ushobora gushyira ibitabo gutya, hano ugashyiramo ibitabo. Niba uri umukozi wa leta cyangwa ushobora no kuba utari umukozi wa leta, ariko ukajya ushyiramo ibitabo, amakayi cyangwa utuntu tw'ajenda ugiye dushyiramo ahangaha. Ni ukuvuga ngo rero nusanga ifite control na assurance umwaka wose, cyangwa niyo ari amezi 3, ntuzajye ikibazo, kuko icyo gihe uba wumva utwaye imodoka nzima nyine, ukatwara imodoka nzima. Iyo nakubwiye moteri, nkubwira ikizu, nkubwira kureba muri salo, nkubwira ni ibintu byinshi cyane. Ubona kwananja kugira ngo nuramuka uyiguze ntahari, nkwaranje none utazagira ikibazo. Wumve nyine utazigira ugira ikibazo ngo byagenda gute. Ese nabanguze imodoka none uranze urebe yuko nta n'imisoro irimo. Manzi urebe ko nta misoro irimo muri iyo modoka, kuko ushobora kuyigura ugasanga irimo nka miliyoni 20. Ugasanga uyiguze miliyoni 8, irimo ideni rya miliyoni 20. Icyo gihe ntabwo ikiri iyawe. Iyi ngiyi rero barakwereka, iyi ni dava fone nziza cyane y'umuturika. Iyi ngiyi irashaka amafaranga make, miliyoni 13. Ni ukuvuga ngo miliyoni 13 uri buze kubasha kwegukana iyi ngiyi. Wayibonye, yitegereze neza, ni nshyashya, nyirashaka kuyigurisha ku buryo bwihuse cyane. Uyirebe neza uyitegereze, nyirayo arashaka kuyigurisha ku buryo bwihuse cyane, ashaka amafaranga. Ubundi nimero ushobora kuba watuboneraho uramutse ushatse kugura imodoka ni 0788 49 74 23. 0788 49 74 23. Izo nimero bashobora kuba ziduhamagaraho cyangwa ukazitwandikiraho kuri WhatsApp. Ahantu uherereye hose hagusanga. Niba ufite imodoka ugurisha, uraziduhamagara ufite imodoka ugurisha cyangwa ushaka kugura imodoka. 0788 49 74 23. Nimero zoroshye cyane, ahantu uri hose turahagusanga. Tuzira hejuru kw'ababurashari, tuza nk'ikipe ikomeye cyane, tukaza tukureba iyo modoka yawe tukahava iguzwe. Ahantu uherereye hose muri iki gihugu turahagusanga, tuze imodoka yawe tuyishyire ku isoko, yitegurwa ku buryo bwihuse. Ndagushimiye twabanye kuri Brasha TV, turi gutereka imodoka ku isoko, imodoka z'imiturika zitandukanye. Ni ukuri uri inshuti magara, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka uwo ushaka muzabane neza. Nawe niba ukigera kuri Brasha TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Aka ni ka kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Nk'ibisanzwe kuri mikoro wari kumwe na Brasha Nigena Emmanuel. Tuzasubira ubutaha turi gutereka izindi modoka ku isoko, imodoka z'imiturika, imodoka zahora mu ntekerezo zawe. See you. Bye bye. Bye bye. Bye bye.